turimo turagerageza kubavugisha ariko nta igihe icyo ari cyo cyose tubabonera nubwo no muri Rayon Sport turagerageza amaguru mu Rwanda niba umuntu azagera akabuya ibi bintu nibibaho match ya competition ibaruwa tuyibonye none ahangaha ndimo mvuga match nibwo bahise banyoherereza nanjye ibaruwa haba mu ntare haba muri Rayon Sport habura isaha imwe n'igice abakinnyi babahamagaje ese wowe waramuvuga ngo bari kurya navuga nti bari kurya iyi kipe ahubwo ubu ntiyagiye ubu ntiri mu muhanda wongeye mfite amatsiko no kumenya n'intare rigana niba nazo zahise zibimenya kari zirababuza zo ntiziri kujya kwiyorganiza ngo zijye aho ngaho ni icyemezo mu by'ukuri cyafashwe n'andi hashingiwe kuki bavuze ngo kubera ko nta matara umumena ko uhari ko n'ubundi Rayon Sport ikibuga byari Muhanga oya noneho ni igitangaza n'ama equipe arabizi ko prolongation ziza muri kimwe cya kabiri niko bisanzwe twese niko twatubizi none ayo mategeko bagiye gutanga icyo gikombe cy'amahoro ntibagere babwira amategeko yose ayo makipe ngo yasobanure byagiye bihinduka nabo ntibayazi ubwo icyo bivuze iyi match umwanzuro uraza kuba uwuhe icyo ikiriho ntabwo bigiye kugorana Leonida hagiye kubaho guhangana nese babati biraterwa guhangana ndimo ndatekereza ikintu kibyihishe inyuma kuko ibintu nk'ibi biba bikozwe gutya haba hari uruntu ruhurutse ahantu hari umuntu urwihishe inyuma ntabwo ari Ferwafa bitekereje bamenya bashaka gusubika match oyi hari ikintu kibyihishe inyuma nicyo ntazi rero nge ndi kumva ari icyo yewe bagakina n'intare hanyuma umukino wa Kigali na Rayon Sport ugasubikwa noneho Ferwafa ivuga ngo tariki ya 10 ejo ko turi ku munani hari ejo ko turi ku munani ejo harahari nta kintu gihari kuwa gatanu umuntu afite match ku cyumweru ushobora gukina kuwa kane no ku cyumweru ugakina ariko bagatarutsa bakavanamo uwo munsi wa kane bakawihorera batemuzakina tariki ya 10 Rayon Sport ni ibyemera nayo arya niwe bavuze ngo imazi iminsi yemera ibintu byose ngo itakiburana ese kuki tutavuga intare rega n'intare nayo yivuga intare nayo ni ibyemera ahubwo ntirabari intare rega nawe menye ko ufite umukino wa shampiyona mu cyiciro cya kabiri horerasha oya intare ni ibyemera ntabwo uri abantare ahubwo bashaka irindi zina wa mugani nk'iriya kipe muri Benin yavuze ati inkema ntibifatika reka tujye mu kugisamago intare zarazikoze imyitozo mikeya tuntu twa declaration ndore ni twakoresheje rwose avuga ati ejo ufite match reka no kunaniza abanje mbitondeshe biraje gurya kibazo ushobora gusanga bari kuyikiniraho nyine ikaza kubisobanukirwa bakayibwira igaceceka umukino wa Kigali na Rayon Sport turawukeneye umukino w'intare na Rayon Sport turayikeneye muri iki cyumweru kandi nta mpamvu ifata ariko se nari kuyanze kukwitaba yanze kunyitaba Muhire niwe ubu bireba niwe tugomba guhamagara ni iki gitumye uyu mukino usubuka ibaruwa yasohowe saa 3:31 n'amasegonda 12 ongera ugerageze nibwo yasinywe nako ubwo ama equipe ashobora kuba yayibonye nyuma ho nk'iminota ingahe natwe tuyibonaho nyuma y'iminota ingahe wose si Muhire ni Muhire Henry oya mongera niwe wasinyeho ongera umugerageze ni ibaruwa ifite kode zo muri 2022 ifite nimero zo muri 2022 ongera umugerageze code number y'ibaruwa ni 2022 urumva nyine babikoze huti ahantu ninde ushaka kwibiramora nibyo ndimo ntekereza ndimo ndazunga umupira ubamo amagoyo nyinshi ariko ndabikandagira tu ni hahana oya ongera ugerageze Henry ko yewe bwa nyuma tumenye ngo turamubuze kuko niwe wenyine wo gusobanura iki kibazo ndabizi Olivier nibase na Muhire Olivier urumva ko nta byarimo ubu kandi bakubeshya ngo bari gutegura ngo inama ya kongere ya FIFA wabuze ni intare zabisabye ni intare zabisabye bawujya ngo kubera iki reka tuze tujye mu ntare babisabye se Rayon Sport yirabyemera
nabyo bigomba Rayon Sport ntabwo iri mu byego by'intambara zigiye kuvuka. Intare yabisabye kubera iki hamagara Kadibito rero, kuko muri iriya baruwa ntiberekana ko ari Intare yabisabye, barerekana ko ari iki, ko ari ibibazo nyine by'izo za prolongation. Intare niyo ifite ikibazo se cya prolongation ko iri buze kubyishyura wenda bakagira muri prolongation, cyangwa ufite ikindi kibazo cyo muri weekend. Wese ikibazo cyo muri weekend kiri. Reka tubanze twumve wenda tugerageza Afande Kadibito, umuyobozi w'Intare, twumve niba bo batari bageze ku kibuga. Twumve rwose. Ubu izi mpinduka ntacyo zibahungabanyaho, hanyuma dushakishe n'izindi mpande. Ariko ibaze match saa 6:30 ahubwo zuba ba mbere ntibageze gahembe. Tujya gutaha inkuru kabirabonetse ubu iyi nayo iraje. Umuntu ajya amana atatu aho babera kaga bahita banazihura banyuza abarima ahamagarwa n'inzego bamuntu. Ariko arega gasariwe diko Rayon Sport irabyemera gukina, ariko ndimo ndibaza ubundi ntacyo tuvuge ngo irasubitse nayo yishaka. Ubundi ejo hari iki? Nanjye nababajije gusubikwa da, reka mbyemera ibyo by'amaprolongation mwashyizeho turabyakiriye nta kundi, ariko se ejo kuwa 4 jeudi hari iki kwibyo kwamaganwa mu mupira w'amaguru mu Rwanda ari byinshi. Dore ejo nari ndi ku kibuga mbonereho kubivuga. Efuremu mwana wa mama kuwa 5 ngo amafaranga yarariwe, hajya uzamurikiranira ibya betting byarafunguwe mu Rwanda byo ku betting shampiyona mu Rwanda. Yeso ubundi reka tubibare. Match ya saa 6:30 90 irangira saa 8:30. Wabihuje prolongation si 30 bagatera saa 9 saa 9 n'igicundi byabya saa 9:30. Ariko se gutegura ikibuga wamapu saa 10 ubwo ya kabiri yo yababwije itangiye saa 10. oya byo haje mu by'amaprolongation ntabwo byara. Erega iki si cyo kibazo, hari ikibazo kiri inyuma ndimo shaka. Reka nza ariko nkwere, reka tube tugiye ku yindi match. Ubwo APR nayo yari yishyuje 2, APR yo iraba byanze bikunze. Bibaye nako ni nako bigiye kugenda. Mu minota dusigaranye dukora ibishoboka byose duhiga bavuga kuri iki kintu. Ibya Champions League banasiri barahari saa 9. Girard